Abahoze ari abazunguzayi bakorera mu isoko Ejo Heza riherereye Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge barashimira leta yabakuye ku kuba abazunguzayi ubu bakaba ari abacuruzi. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye. Kabarisa Jeanne abanzwe ku izina rya Mama Hani. Tukaba twaratangiranye n'iri soko twinjiyemo kuri 11 z'ukwa karindwi 2016. Twinjiramo badukuye mu muhanda. Duhita dutombora hano mu isoko turahaza. Dutangira mbese tubona bitugoye, ariko ubu tugeze aha uko biri turashima Imana. Muri make ntabwo tumeze nk'uko twari tukiri mu muhanda kuko hari icyahindutse. Ubona turakaraba turasa neza. Nitwa Nakabonya Delphine, nkorera hano nyine muri Ejo Heza Market. Leta yatugiriye neza nyine idugirira icyizere, idukura mu muhanda twarakubitwaga, twahuraga n'ingorane nyinshi cyane tukarwana n'abashinzwe umutekano, nyine ntitugire ikinyabupfura mu mutekano. Ariko leta yatwubakiye isoko, ubu nta kibazo n'ubwo amafaranga yabuze ari makeya, turicaye nyine turatuje nta kibazo. Byangejeje ahantu kure cyane, ntabwo nabasha kuhababwira. Nabaye umushoramari, ntabwo ubona ko nsigaye nicaye neza nta kibazo. Nabayeho ariko ubu ngubu usibye ko korona ariyo yatuhemukiye, ubundi tukiva mu muhanda ntaho bihuriye nuko tumeze ubu ngubu. Amafaranga yarabonekaga ariko ubu byabaye ibibazo byasubiye hasi kubera korona. Urashima iki leta? Leta irakabaho irakabyara, yadukuye mu muhanda, nta polisi tukirukankana nayo, niyo twayabura ariko nta zuba riba ryatwishe. Turashima leta y'ubumwe nyine umusaza wacu Paul Kagame ko yatugejeje mu isoko, turamushimira cyane. Mukandahira Alphonsine uhagarariye abahoze mu muhanda mu isoko Ejo Heza nawe yunga mu rya bagenzi be ashimira leta yabakuye ku muhanda. Amazina yanjye nitwa Mukandahira Alphonsine, abari njye uhagarariye abahoze ari abazunguzayi ariko ntabwo tukiri abazunguzayi, twabaye abacuruzi. Ku byerekeranye n'iterambere hari aho twavuye n'aho tugeze, nubwo wenda Covid isa nkaho yadukomye mu nkokora, ariko turashima leta y'ubumwe kuba yaradukuye mu muhanda. Ko kuba ku muhanda umuntu yabaga ahoraho yicwa n'izuba, ahangayitse avuga isa baramutwara, ariko ubu dufite aho twicara, dufite naho tugeze, urataha ugafunga ikibanza cyawe ukaba wavuga ati ejo niyo nagaruka ndasanga ibintu byanjye byose bifite umutekano. Si kimwe rero no mu muhanda yuko ibintu byawe byose usanga ejo bakabitwara, ejo bakabigarura. Ni muri urwo rwego dushimira leta y'ubumwe aho tugeze. Oya, leta ibyo twayishima ni byinshi cyane, kuko nk'ubu ngubu twibumbiye muri koperative. Tukiri mu muhanda nta koperative twagiraga, ariko ubu dufite koperative iri hamwe. Umuntu araza, umukiriya akaba afite adresse, yewe wagira n'ikibazo n'umukiriya akaba azi ko afite iseta gusangaho. Abana tubasha kubishyurira ishuri, mituweli turayishyura, ubuzima mbese buragenda, nubwo wenda hagiye hajyamo ikibazo cya Covid. Ubu ngubu dufitemo abanyamuryango 420, kandi ubona bose ko bafite gahunda yo gukomeza kuba babana n'abandi muri rusange. Isoko Ejo Heza ryatangiranye n'abazunguzayi mu mwaka wa 2016 nka bumwe mu buryo bwo guca ubucuruzi bw'akajagari. Kugeza ubu ukaba ubona ko ababyeyi bameze neza kandi bamaze kwiteza imbere. Jean Damascene Nsengiyumva, Prime TV mu mujyi wa Kigali.